Dutangiriye hakuno barakwereka hari inzoka yazaga, ndetse ino nzoka sinzi icyo yaje gukora mu cyumba cy'uyu mwana. Barakwereka umwana yari aryamye nta nubwo yari azi ibintu birimo biraba. Aka gafilime tujye kureba bakita Kipesile, ndetse ubukanda kuri subscribe nimba ujya ugira ubwoba ariko ntuze kureba kano gafilime. Barakwereka inzoka yaraje irangije iritambukira irigendera, gusa yahise ihaguruka ubona ko iziranye n'uyu mwana. Uwo mwana yari akiryamiye ntabwo yigeze amenya ibyo ari byo. Inzoka yahise isakuza, umwana nawe niko guhita akanguka, ndetse umwana amaze gukanguka aravuga ati bino bintu noneho ni ibiki bibaye. Umwana yabanjije kwinyagambura nk'ibisanzwe, akibura amaso gatoya yahise abona inzoka imuri hejuru. Nuko aravuga ati wowe kuri hano bimeze bite? Bisa nkaho uno mwana aziranye n'iyi nzoka. Umwana yahise ahaguruka, amaze guhaguruka arabanza areba hirya areba no hakuno, hanyuma aravuga ati ariko nkawe kubera iki uba uza gukangura umuntu yiryamiye? Mana nyagasani, uno mwana menya aziranye n'iyi nzoka. Yatangiye kugenda yiganiriza ayibwira ati kubera iki wavuye ahantu ugomba kujya? Sinakubwiye yuko ugomba mu by'ukuri kuguma ahantu nagufungiranye? Inzoka yambwira ati rwose nabonye ngomba kuza nkakureba nkakubwira yuko igihe kigeze. Ni ikihe gihe kigeze sasa rero? Barakwereka umwana yatangiye kwitegereza. Uno mwana amenya ari umwana w'umuzimu, ndetse umwana yatangiye kuganira nayo, ndetse akamubwira ati reka nkubwire wowe ntabwo ugomba kuva hariya hantu ntaragira ikintu nkubwira. Nimba mufite abana batoya batinya zino nzoka ntimukajye mubereka kano gasobanuye kubera ko kabagiraho ingaruka. Umwana yatangiye kugenda yiganiriza. Uno mwana aziranye n'iyi nzoka. Hari mukuru we waje hakuno, ndetse mukuru we yumva hari abantu bari kuvuga mu nzu, ndetse yumva ijwi riri kuvuga ni rya murumuna we nako mushiki we mutoya witwa Kipesile. Ndetse barakwereka yateze amatwi, akomeje gutega amatwi akajya yumva hari abantu bari kuvuga, ndetse bisa nkaho mushiki we muto hari umuntu bari kuvugana. Yarakomeje yumviriza ibintu byose biri kuba, nawe arumirwa aravuga ati mushiki wanjye ko arara wenyine mu cyumba, ninde baba barimo baravugana? Ndetse byaramurenze ahita agira gutya, ahita yinjira mu cyumba atunguranye. Ya nzoka yahise igenda direct. Barakwereka wa mukobwa wa mwana uryamye yaratunguwe cyane, ndetse wa musaza we aritegereza. Amaze kwitegereza aravuga ati kubera iki wari uri hano, wari uri kuvugana nande? Iyi nzoka yagiraga gutya ikavuga, ariko yamara kuvuga uriya musore ntagerageze kumva ikintu kirimo kiraba. Ndetse uyu mwana we yarimo arabyumva, gusa yatuje yacecetse. Umusaza we yaramwitegereje, hanyuma aramubwira ati niko wari uri kuvugana nande ko numvaga urimo uravuga kuri telefone? Cyangwa hari umuntu mwari murimo muravugana? Ndetse barakwereka inzoka ikajya imubwira ati ntawe, mubwire ngo ntawe. Umwana agasubiza ati nta muntu wari uri kuvugira hano, tuwumvaga ari abantu bangahe bari kuvuga. Umusore hageze gutya aravuga ati ariko ntukambeshye, njyewe naje negera hano impande y'umuryango nkajya numva urimo uragenda wivugisha ukavuga utugambo twinshi tugiye dutandukanye. Ahubwo mbwira wasaze ryari ku buryo wifata ukivugisha nkaho hari umuntu muri kuvugana? Ubundi ko nasize uryamye wari uri mu biki? Arakwereka umwana yarahindukiraga akitegereza ya nzoka nkaho ariyo yamubwiraga ibyo kuvuga. Gusa mwibuke neza ntabwo n'umusore we ari kubasha kumva ibintu ino nzoka irimo iravuga. Ndetse umwana amubwira ati njyewe narindi kuri telefone, ti rero ntukaze unsakuriza cyane, ahubwo subira aho wari uri kuryama, ndetse kano kanya ugire vuba uhita ugenda. Aka ni agasobanuye, ndetse muraza gukuramo amasomo menshi cyane. Nimba ujya ukunda agasobanuye gacanganye karimo ibintu mu by'ukuri biteye ubwoba, uzi kureba kano gasobanuye keza, ndetse unaduhereze kuri subscribe. Barakwereka umusore yaritegereje, akajya yitegereza akareba hirya no hino, gusa byose ntabwo yigeze asobanukirwa neza ikiri kujya mbere. Aka ni agasobanuye ugomba gukora kuri subscribe. Nimba uzi ko ari ubwa mbere tubanye, ndagushishikariza kuba wakora kuri subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza tubane no mu zindi nkuru nziza ndetse zitandukanye.
mwakomeje kugenda munyandikira muri benshi cyane mumbwira yuko mukeneye mu by'ukuri kuba mwakongera kumva nkora ku gasobanuye, ndetse iki nicyo gihe kugira ngo byibuze buri munsi muzajye mukabona, ariko namwe mutange kuri subscribe. Hari channel nyinshi cyane twagiye tugira, ariko izo channel zose zagiye zihura n'ibibazo. Kuri ubu ngubu iyi ngiyi niyo tugiye kuba turi kumwe kugira ngo muzajye mukomeza mubane nanjye. Agasobanuye keza bakita Kipesile, ndetse nagasobanuye keza ugomba gukunda byanze byakunze. Ndetse tugiye kuba tugatangira, abantu tugiye kugatangirana nizere ko tuzanagasozana. Batwereka hari umujyi ubona ko wubatse ukuntu ariko atari umujyi ukanganye, ndetse muri uwo mujyi ni ahantu ubona ko abantu baho bari mu mahoro, ndetse ni nawo mujyi umwana bita Kipesile atuyemo. Gusa ntituzi ngo iriya nzoka isobanuye iki, kubera iki iriya nzoka iri muri rwa rugo. Baratwereka uwo musore yaravuze ati nta kundi nyine ubwo ngize injiji, ati ubwo bisobanuye ko rero wari uri kwivugana, ati wakomeje kumbeshya kenshi cyane, nakwiyumviye ndi hano impande y'umuryango nkajya numva ukuntu uri kwivugisha nkumva ntibisanzwe. Iyo nzoka yari ikiri hano mana yanjye. Ndetse umwana yaramwitegerezaga, gusa ino ndoro ntabwo ari indoro yo hafi aha ngaha. Inzoka nayo ukwira aho ngaho niyo yabwiraga ijambo rikomeye ry'undi mwana agomba kuvuga. Ndetse barakwereka hakuno umwana yaravuze ati ubundi wowe kutagenda uri hano urimo urakora iki? Umusore arambwira ati none ndagenda hejuru y'ibyo nabonye hakuno, ati ntabwo ndi bubashe guhita ngenda. Gusa umusore yumiwe, ndetse amagambo yose arimo arayavuga mu mutima, nta nubwo ashaka kuba hari ijambo yagira yasohora. Byarangiye umusore ahise yisohokera muri cya cyumba, ndetse asigamo wa mwana. Mu kumara kumusigamo, umwana yaritegereje aravuga ati koko warasaze koko umusaza wanjye, ati ninde twavuganaga koko? Gusa aramubeshye. Twe twabonye ukuntu inzoka yinjiye mu cyumba n'ukuntu baganiraga, ndetse baganiraga baziranye ku buryo bukomeye cyane. Batwereka n'ikindi gitondo kimwe, ndetse muri wa mujyi ubona kudakanganye, ari wa mujyi usanzwe ndetse utapfa kubona amakaburimbo menshi cyane. Ni nk'uko wavuga umujyi wibereye i Musanze utawugereranya n'umujyi wahe Kigali. Tugaruka hakuno ku kigo cy'amashuri. Sasa rero baratwereka hari umugabo urimo aratambuka, ndetse uwo mugabo ni umuyobozi w'ikigo cy'amashuri. Gusa arimo aratambuka ku buryo butangaje cyane, ubona ko arimo arareba imibereho myiza igiye itandukanye y'abanyeshuri. Uko yari ari gutambuka yarimo araza ameze nk'umuntu ufite ikintu kimuzanye. Bongera kutwereka hari umwana w'umukobwa wari urimo uratambuka, ndetse yari afite envelope mu ntoki. Umwana w'umukobwa ni umwarimu wigisha kuri iki kigo. Yaraje arangije aramusuhuza, aramubwira ati komera cyane muyobozi. Aramubwira ati hari inyuma hari ikintu ubonye? Undi aramubwira ati wapi? Ndetse aramubwira ati umeze neza mwarimu, umeze neza ko iki gitondo ufite envelope ugiye hehe? Ndetse barakwereka umwarimu arambwiye ati umva shyikira ino envelope rwose nsezeye kuri kano kazi k'ubwarimu. Ndetse barakwereka umuyobozi w'ikigo cy'amashuri yaratunguwe, aravuga ati habaye iki gituma utekereza gusezera? Ati ni gute wabidukora? Ndetse umuyobozi w'amashuri yaratunguwe cyane kubona umwarimu azindutse amuhereza ibaruwa isezera ku kazi, nk'ukuntu akazi kabuze. Arambwira ati kubera iki ibintu wabikora? Abanyeshuri baragukunda cyane. Undi ati yego ndabizi barankunda. Ati none kubera iki ufashe umwanzuro wo gusezera? Ndetse disi uno mwarimu menya hari impamvu nyamukuru imuteye kuba yasezera. Ese yaba ifite aho ihuriye n'iriya nzoka ya Kipesile? Ndetse barakwereka umwarimu yarambwiye atumva rwose ntabwo wari ukwiye guhita usezera, niko umuyobozi yamubwiye. Ndetse aramubwira ati urabizi abana baragukunda, ikigo kigufashe neza, ndetse turakugaburira ku buryo udashobora kwicuza kuba warakoranye natwe. Ati
urabyuka mu gitondo rwose ugahita utekereza guhita usezera? Ati rwose ntabwo ibyo bintu byari bikwiye. Ati rwose subirayo, nimba n'agahimbaza mu kitu uraza kukakongerera ndetse urebe ko wakomeza kugubwa neza muri kino kigo, ariko ntudusezere. Urabizi hari ukuntu umwarimu aba yigisha neza ku kigo, yita ku banyeshuri uko ashoboye, ndetse nawe akaba afite ibindi byinshi cyane bimubabaza ku buryo adashobora kwihanganira gukomeza gukora muri icyo kigo. Ndetse umwarimu yarakomeje aramubwira ati rwose reka nkubwize ukuri, nagerageje kwigisha benshi, nagerageje gukora kenshi, ariko imyitwarire y'iki kigo ntabwo inyemerera kuba nahaguma. Ayo ni amagambo y'umwarimu yarimo aramubwira. Ati rwose mumfashije mwamimerekeza ahubwo mwigendera, ariko mutanayimaye nta kibazo nagenda. Niki kiri gutuma uno mwarimu asezera kuri kano kazi? Ndetse murabizi neza ko iki ni nacyo kigo witwa Kipesile yigaho. Byaba bihuriye hehe no kuba Kipesile afite inzoka baganira, ndetse uriya mwana ashobora kuba ari umwana w'umuzimu? Barakwereka umwarimu yarigendeye ndetse amaze kuba yasezera ku kazi. Ibintu bitakorwa na buri muntu wese, gusa ahangaha hari ikintu kiba gikomeye kiba giteye umwarimu kuba yasezera ku kazi. Harimo kuba yabonye akandi kazi gahemba cyane kurusha ko, ariko harimo n'imbogamizi zitandukanye ziba zabonetse mu kazi. Barakwereka yaratambutse aragenda, amaze kuba yakwigendera arangije aravuga ati kwa heri n'iki kigo cyanyu sinzongera kukigarukamo. Umwarimu umuyobozi w'ikigo yafunguye ya envelope ndetse aravuga ati iki ni ikibazo kiri serious, ukuntu nzi yigisha neza akaba yitanga ntabwo bisobanutse ukuntu ahise amereza ibaruwa isezera akazi. Byaramucanze aravuga ati si ubu koko nzakura hehe undi mwarimu umeze nkawe? Nawe uramutse ubaye ufite business runaka, warangiza ukabona umuntu abyutse mu gitondo aragusezeye, ntabwo byatuma utekereza neza. Yarongeye yisubirirayo. Twongera kugaruka hakuno, uwo mwana muto bita Kipesile yari ari kwitegura agiye ku ishuri. Musaza waraza ati niko uracyari ahangaha, uracyari kwitegura? Ati rwose gira vuba uhita ujya ku ishuri, amasaha abaye angahe uri kwitegura? Ubu mwawe kuko uri umunyeshuri. Ndetse barakwereka hakuno umwana hano yitegereje musaza we, amaze kumwitegereza ambwira ati umva, ariko umenya warasaze, wowe witegura igihe kingana iki hano? Ndetse musaza we yarakomeje ati reba igihe witeguriye, wambaye ikanzu amasaha arenga 3. Ndetse umwana aramwitegereza, gusa uno mwana ukuntu ari kumwitegereza sinzi ko hari ikintu kitamurimo rwose. Hanga urabona ukuntu ari kumureba, ndetse wagira ngo neza neza niyanzuka irimo iramwitegereza. Gusa musaza we ntabwo azi ikintu kijya mbere, nta nubwo azi impamvu nyamukuru uno mwana arimo aramureba gutya. Barakwereka musaza aramubwira ati umva, ni gute witegura saa moya, saa 2, saa 3, saa 4 zikagenda zigera utarajya ku ishuri? Ufite ikihe kibazo? Kipesile ufite ikihe kibazo? Ati ndavuze ngo gira vuba usohoke ugende ku ishuri vuba. Ati nkaho ubona ufite ubwenge. Ndetse barakwereka hakuno umwana yaramwitegereje nta no kuvuga ijambo na rimwe. Arangije arambwira ati umva, ubundi ko amashuri nigara yanjye wowe ibyo birakureba? Ati njyewe uzamvire mu buzima, ntabwo wowe unshinzwe. Barakwereka umusaza arambwira ati nta busoni ugatinya ukambwira gutyo, ari njye nawe ninde mukuru hano? Ndetse n'umusaza we ntabwo azi ko mushiki we afite ikibazo ndetse kiri kumutera ibyo byose. Barakwereka yambwira ati umva, papa yadusize hano ngo ujye ku ishuri. Undi narambwira ati umva, amashuri nigana yanjye wowe ntabwo nshinzwe, ndetse nta nubwo ushinzwe kuba wamenya ikintu cyose mba ndimo ndashaka gukora. Uzajya ukora ibintu byawe ndetse ubikore ku giti cyawe, ntugashake kungenderaho. Barakwereka umwana hano yaramwitegereje, amaze kumwitegereza ambwira ati noneho ndanakwimyoje, utazongera gushaka kungira mu buzima bwanjye, nzajya njya ku ishuri mbishatse. Gusa disi icyo atazi nawe ntabwo azi ko umwana ibintu yikoresha byose atari uri kubyikoresha. Undi yaravuze ati umva, ati rwose aka nakumiro, ni gute umwana uruta yifasha agashaka mu by'ukuri kuba yagusuzugura bene aka kageni? Ati ibi ngibi ngomba kubifatira umwanzuro, kandi nkabifatira umwanzuro vuba cyane. Haje ambwira ati umva, nutajya ku ishuri uraza kumbona, ndetse ntabwo rwongere gutaha muri runo rugo.
gusa icyo atazi neza ni uko umwana ni umudayimoni wigendera, nta nubwo ari we uri aho ngaho gusa. ntarambwira tumva, ahubwo we nutama amahoro ugashaka gukomeza kunzengurukaho, ugashaka gukomeza kungenzura, uzabona ishyano rikomeye cyane. Kandi ndakwiyamye n'undi munsi, ibaze nk'umwana urusha imyaka 7, imyaka irenga 8, akakubwira amagambo nk'ayo ngayo kandi akayakubwira ubona ashiritse ubwoba. Ndarambwira ati Kipesile, ni wowe uri kuvuga ayo magambo cyangwa n'undi urimo uravuga ayo magambo? Ati menya rwose wahanzweho, ntabwo ari gusa mugani, nta nubwo ari gusa kubera ko n'umwana yahanzweho na roho mbi. Umwana aramubwira tumva, sawa rero genda ibyo ujyamo njyewe undeke, ndetse ntukomeze kuba wanesha umutwe. Ndetse umusore hano yavuze ati nta kundi rwose, papa yamaye umuzigo, ababyeyi bamaye umuzigo wo kuba nakurira, none dore ibintu urimo urankorera. Nkubwira ngo ugomba gukora subscribe kuri kano gafilime kugira ngo uzajye ubona utundi dufilime twinshi kandi twiza tugiye dutandukanye. Umusore ambwira tumva, sawa noneho ukora ibyo ushaka, ndabikwemereye, noneho ukora ibyo ushaka, ariko nawe ingaruka ni wowe uzazibonera. Ni gutyo yamubwiye gutyo. Undi aramubwira ati nta kibazo, Imana ibiha umugisha, amina. Niko Kipesile yamubwiye. Undi nawe aratungurwa cyane. Umwana yakomeje kwitegura, ndetse akomeza kwitegura, yigiriye ku ishuri nk'ibisanzwe. Ahita afata igikapu, ahita agira atya, ahita asohoka, ambwira ati uguma n'umwanya miti nigendera, utakomeza kunyitambika mu migambi yanjye. Uno mwana afite iyihe migambi muri runo rugo? Ese ni ukubera iki byose ari kubyikoza? Uno mwana ni umudayimoni koko cyangwa ntabwo ari umudayimoni? Umusore hano yasigaye yumiwe, ndetse nta nubwo afite amagambo menshi kubera ko ibyo yabonye byonyine birahagije. Yaravuze ati Kipesile koko n'ibiki unkoreye? Ni kubera icyo unkoreye? Ubwa mbere byatangiye tubona umwana arimo araganira n'iriya nzoka twakita Satani, ndetse umusore arabyumva agira ngo arimo arivugisha. Yinjiye undi aramuhakanira cyane, yabonaga inzoka ariko mu by'ukuri uyu musore we ntabwo yayibonaga, ndetse iyo nzoka niyo yabwiraga ikintu cyo kuvuga ikakibwira umuntu bita Kipesile. Ndetse bakwereka umusore yarumiwe, arangije aravuga ati nta kundi genda, ariko uzabona ingaruka. Ibaza umwana ujya ku ishuri saa 5 zuzuye. Ibi ngibi namwe muzi ukuntu byabaga bibabaje cyane, ndetse wageraga no ku ishuri mwarimu akaba yagukubita, ndetse yamara kugukubita akakubaza ahantu warura, akagutuma n'ababyeyi. Kipesile we yabyutse yitegura, ndetse mu kumara kwitegura yaje kuba ajya ku ishuri amasaha akuze cyane. Twongera kugaruka hakuno ni mu mujyi. Kipesile noneho we yiga mu mujyi, ndetse bimusaba gutega imodoka kugira ngo bashe kuba yagera ku ishuri. Ese biraza kuba byagenda bite? Nkubwira ngo ugomba gukora kuri subscribe kugira ngo izindi nkuru zose nziza dukora zizajye zikugeraho, kandi zizajye ziza zikubake mu buzima bugiye butandukanye. Ndetse barakwereka hakuno Kipesile ari kumwe n'umushoferi, yari yamaze kuba yatega imodoka tayari, ndetse shoferi arakomeza aramujyana, ndetse ubura n'abanyeshuri bari imbere, bisobanuye ko n'ikigo kiri hafi. Gusa shoferi we arimo arapfa kugenda akoresheje icyo bita GPS kugira ngo arebe ko yageze Kipesile ku ishuri. Barakwereka hakuno Kipesile bakomeje kumujyana ku ishuri, ariko wiyibereye mu bindi bitekerezo bya kure, ndetse ntabwo wamenya ngo arimo aratekereza ibiki. Gusa shoferi we yari ari gupfa gutwara umunyeshuri, azi ko atwaye umunyeshuri muzima, kumbe atwaye ikintu nawe ubwe atazi. Ndetse barakwereka Kipesile yakomeje kujya ku ishuri, ndetse umushoferi baramubwira bati hagarara aho ngaho vuba, aho ngaho niho tuviramo. Umushoferi afashe gutya akamodoka ke, atangira kugenda yegerera hakuno kugira ngo arebe ko yaparika, ndetse abana basohoke, nibamara gusohoka bajye ku ishuri. Ndetse umushoferi we yatangiye kumva ijwi rimubwira ngo hagarika, ni hano turi buviremo. Umushoferi baramuhagaritse, bamaze kumuhagarika nawe yigira hino aparika imodoka. Amaze guparika imodoka yari yumvise ijwi rikomeye rimubwiye ati naho ngaho uri buze kuba watugarukiriza. Ese Kipesile agiye ku ishuri cyangwa ntabwo agiye ku ishuri?
ese biraza kugenda bite? Shoferi yagize atya n'umujinya mwinshi ambwira ati ariko wacyana we, ninde uri gukomeza gusekuriza gutyo, uzi ko watuma umuntu akora impanuka? Undi arambwira ati ninde cyana ariko? Ibaze umwana mutoya akubwiye ngo ninde cyana, ati warasaze? Umushoferi arumirwa cyane avuga ati n'umwana ko kutinyuka kumbwira ngo narasaze nkurusha imyaka 15, afite ikihe kibazo mu mutwe? Umushoferi aramubwira ati umva, wahereye iraruguru mbwira ngo nimagarare ngo niho, ati none kubera iki ukomeze kugenda umagarika? Undi aramubwira ati none ntufite inshingano zo kungeza ku ishuri, uranjyana ungeze ku ishuri ntabwo ndi bwemere kuvamo. Shoferi aramubwira ati umva, wacyana nudasohokera mu modoka ndakwereka ikintu bise somo ndetse ndagukubita ku buryo biri buze kuba byagutangaza cyane. Shoferi nawe atangiye kurakara aramubwira ati umva, sohoka vuba umvire mu modoka ugende ku ishuri, ugende kwiga dore ikigo kiri hariya imbere. Ndetse umwana aramubwira ati nakubwiye ngo ntabwo ndi busohokemo hano, ati kandi urangeza ku ishuri neza ntabwo ndi buvemo. Ndamubwira ati ndetse nimba uzi ko wanyweye ibiyobyabwenge ukomeze noneho umatirize gusohoka ndebe ko ndi busohoke. Ibaze uri kubwira umushoferi hari ahantu bagomba guhagarara, warangiza ukamubwira ngo ntabwo ushaka gusohoka. Ndetse umushoferi aramubwira ati umva, njyewe noneho nudasohoka ndakwisohokera ngo ukubita n'ingumi nyinshi cyane ku buryo uri buze gusobanukirwa. Yagiye gukubita uno mwana, hakuno hari umusore wari uri hakuno ahita amutangira. Uyu mukobwa aramubwira ati umva, Kipesile ni umwana mutoya, uwakubona urimo urarwana nawe umurusha imyaka irenga 3, wagize ngo igihano wagicika, nanone bagufunga imyaka 3 yose. Kurwana n'umwana mutoya uruta, iryo ni ikosa rikomeye cyane. Kipesile arimo arashaka ko umujyana ukamugeza ku ishuri, ibyo si byoroshye, niko yamubwiye. Ndetse aramubwira ati umva, wowe ihangane ubikore, ahubwo ubutaha wenda ntuzigere umutwara. Shoferi yari agiye kuba yamusohora ndetse ashaka no kuba yamukubita. Aje aramubwira ati umva, wacyana we rero nkubwize ukuri, nindamuka nkugije hariya imbere ntabwo ndi buze kwemera kwinjira mu kigo, kubera ko ntabwo ari wowe nabyutse nje gutwara gusa, hari n'abandi naje kuba natwara. Kipesile arimo aramwitegereza ndetse na cyagiye bajya kumukubita ntabwo yigeze na gataburana. Barakwereka aramubwira ati umva, mu bintu utekereza byose ugerageze uhita usohoka mu masegonda make cyane, ndetse ntuze kuba wakomeza kwigira nkaho ibintu byose bimeze neza, nta kibazo reka nkomeze ngende. Kipesile aramwitegereza aramubwira ati umva, wowe warasaze ntabwo uzi ikindimo, ntabwo uzi umuntu wari ugiye kuba yakubita. Ndetse hari abandi banyeshuri hakuno, abo banyeshuri bari barimo barajya ku ishuri ndetse Kipesile yari afite kuba yasohoka akajyana nabo. Aramubwira ati ntabwo ubona abandi bana ko barimo barajya ku ishuri, ubu nawe urimo hano urimo urakora iki? Niko yamubwiye. Ndetse shoferi nta kundi yari kubigenza, yagize atya yatsa akamodoka ke ndetse aravuga ati nta kibazo reka nkujyane. Ibaze hari icyapa ugomba kuba wahagararaho, umwana yarangiza akanga kuva mu modoka akakubwira ngo ugomba kugenda ukangeza ku ishuri neza, mu buryo bukomeye cyane ndetse bunagoranye. Nta kundi umushoferi yari kubigenza usibye gukata akamodoka, ndetse yamara gukata akamodoka akareba ko yamujyana koko akamugeza ku ishuri. Ibi ngibi bikunda kubaho cyane, ndetse ugasanga umugenzi ari kugora umushoferi ku buryo bukomeye cyane, ndebera nawe amayira abashije kuba yamunyuzamo. Gusa twamaze kubona neza ko uno mwana ibyo akora byose cyangwa ibimukoresha atari we urimo urabyikoresha, ndetse afite ikintu nyirizina kiba kirimo kirabimukoresha ku buryo utabasha gusobanukirwa. Mama se byaba bihuriye hehe n'iriya nzoka twabonye ikunda kuganira n'umuntu bita Kipesile? Ahangaha nkomeza kwibutsa yuko ugomba gukora kuri subscribe nimba kuko wakomeje gukunda kano gasobanuye, ndetse ugomba kudushyigikira mu buryo bukomeye ubwo ari bwo bwose, kugira ngo basi tubashe kubona n'imbaraga zo kuba twakomeza kubakorera n'izindi nkuru nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Nkuko nakomeje kubibabwira, hari indi YouTube channel twari dufite ndetse mwari mumenyereyeho inkuru. Rero iyo YouTube channel yahuye n'ikibazo
ubu ngubu mugomba kujya mudukurikirana ahangaha kugira ngo muzajye mubona inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Barakwereka hari abanyeshuri bari mu ishuri ndetse n'abanyeshuri bigana n'umuntu bita Kipesile, ndetse barimo bariga kwa kundi usanga turimo turiga ku ishuri, ndetse ugasanga umwana arimo arasobanurira undi, cyangwa ugasanga bibereye muri stories zigiye zitandukanye zidashira. Abana bari bishimye ndetse ubona yuko banezerewe ku rwego rukomeye cyane. Hano hari umwana uravuga ati rwose iriya mibare y'ejo bundi yari iryoshye cyane ndetse nayibonyemo amanota. Ndetse undi hariya hakurya yarimo arasobanura mugenzi we amubwira ati turabona hano x guteranyaho rimwe iyo bingana na 0, icyo gihe x ibingana na -1. Ibyo nibyo yarimo aramusobanurira. Ndetse hakuno barakwereka abanyeshuri bari bishimye ndetse ubona banezerewe. Abanyeshuri bato bigana na Kipesile. Mwarimu wabo yarinjiye, amaze kwinjira araza, arangije bose bahita bahaguruka bahita bamusuhuza nk'ibisanzwe. Kumara kumusuhuza, abana batangiye gusuhuza mwarimu wabo nk'ibisanzwe, ndetse mwarimu uko ari kwegera hakuno araza, bose baramubwira ati rwose good morning mwarimu, ati good morning rwose mwarimu. Arabwira ati muraho neza abanyeshuri beza, ati rwose amahoro y'Imana abane namwe, ati nimwicare rero kuko ubu ngubu tumaze kuba twasuhuzanya ndetse tugiye kuba twakurikiza izindi gahunda. Ati mbere yuko mwicara, ubu ngubu gahunda uko igiye kugenda, ngiye gutangira nzajye ngenda nsoma amazina yanyu, ndetse uko nsoma amazina yanyu muzajye mugira gutya mwitabe, nimumara kwitaba muzajye mumbwira uhari cyangwa n'udahari. Murakoze cyane, nimwicare. Abanyeshuri basuhuje umwarimu wabo. Murabizi ni kimwe mu bigaragaza disipurine y'umunyeshuri imbere ya mwarimu. Ese kwereka hakuno mwarimu yatangiye gutunganya ameza, ariko murabizi twebwe mu gihe cyacu wasangaga ameza arimo aratunganywa na cheftaine cyangwa na shefu. Mwarimu atangira kubumbura icyo bita karidaperi nk'uko byagendaga, kuko uyu mwarimu yataga gutangira amasomo yabanzaga kumenya nimba abanyeshuri bose bahari kugira ngo amenye nimba agiye kwigisha koko isomo biteguye. Yatangiye afata karidaperi ndetse cyari cyo gihe kugira ngo atangire kugenda ahamagara buri munyeshuri, udahari amuhereza 0 kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Barakwereka yatangiye kugenda asoma amazina, ndetse uwasomye akajya agenda ahita yitaba. Yasomye umuntu bita Namura, arangije aritaba cyane avuga ati ndahari rwose. Arangije asoma undi bita Maula, arangije aravuga ati nanjye ndi hano mwarimu. Ndetse barakwereka hakuno akomeza arasoma. Uwo yasomaga yagendaga ahita yitaba, ku buryo yabashaga kumenya nimba izina asomye rihari. Hano iyo basangaga udahari bahitaga baguhereza 0 yihuse cyane, ndetse ukazagaruka uzanye umubyeyi cyangwa bakaguhereza igihano cyo kumara igihe kinini cyane udahari. Barakwereka yakomeje kugenda asoma. Uko asoma buri munyeshuri wese akikanga. Yasomye izina bita Kipesile, buri munyeshuri ahita yikanga kubera inkuba zahitaga zikubita. Ndetse ni iki cyihishe muri Kipesile gituma abanyeshuri bikanga umwarimu abahamagaye. Ndetse nawe yaratunguwe cyane, ni gute mpamagara Kipesile mwese mugahita mwikanga, mugahita mwipfuka mu maso. Ndetse uno munyeshuri yari atinyitse cyane, n'abanyeshuri bari bamuzi. Ndetse barakwereka hakuno abana iyo yarekeraga gusoma izina Kipesile bahitaga bumva bameze neza, bagahita bareka gukomeza kwishira. Ndetse yaravuze ati ndimo ndahamagara izina bita Kipesile. Uko arivuze imirabyo igahita ikubita, abana bagahita bapfuka ku maso. Kubera iki ahamagara izina bita Kipesile? Yarangiza abana bagahita bikanga, vuga ati n'igiki, ni ukubera iki? Mukuri ibyo bikaye ku maso yanyu, mumbwire habaye iki? Ndetse barakwereka hakuno abana bakomeje kumirwa, kuko gusoma izina Kipesile byonyine byatumaga abana imirabyo ikubita, ndetse bagahita bikanga ku buryo bukomeye cyane. Ndi kuvuga ngo Kipesile ari hehe ko muhamagara nimwitabe? Bisa nkaho aba bana bari baje kuba baza kwiga, ndetse umuntu bita Kipesile
ari umwe mu bantu nawe batinya cyane. Ndetse umwana umwe yarahagurutse bita Maruwa, arangije aravuga ati niko mbwira kubera iki muri kwifata gutyo? Umwana no kuvuga byamunaniye. Kipesile ni umwana w'umuzimu ndetse umwana w'idayimoni n'abagenzi be bamenye, nubwo aza yambaye ishusho y'umwana, ishusho y'umuntu. Barakwereka hakuno umwana mutoya, aho kugira ngo agire icyo avuga bari kumubaza bati mbwira Kipesile ni muntu ki? Ko muhamagara mwese mugahita mwikanga Kipesile ni muntu ki? Nkeneye kumenya uwo mwana bita Kipesile kuko ndi kumubona muri karidaperi yanjye. Aka ni agasobanuye keza utagomba kuba wacikwa. Nkomeza kukubwira ngo nimba ugejeje hano urimo uratureba, kanda kuri subscribe kuko iyi n'utundi twinshi twiza cyane tuzakomeza kugenda tuza, ndetse uko tugenda tuza ndabizi muzagenda mwishimira uburyo burimo buragenda bigenda neza cyane. Ndetse abana izina Kipesile ryonyine ryabatera ku bwoba. Umwarimu arababwiye ati nkeneye kubona uno mwana bita Kipesile, ntabwo ibingibi bisanzwe. Kipesile ni muntu ki sasa rero? Kipesile bahamagara bagenzi be bagahita bagira ubwoba ndetse bagahita batinyamo ku rwego rukomeye cyane. Tugaruka hakuno, shoferi byari ngombwa ko ageze uwo bita Kipesile ku ishuri, ndetse Kipesile yari ari muri ya modoka ndetse yari yamuzanye ku ishuri yanze kuyivamo. Abandi bose basohotse ariko hasigaramo umwana bita Kipesile. Muri ako kanya shoferi yaraje, ageze hakuno avuga ati noneho ndaguparika hano, ntabwo ndi buhakurenze, gira vuba usohoke muri ino modoka ntukomeze kunesha umutwe. Kipesile yanze kuva mu modoka, gusa n'umushoferi ntabwo azi nyirizina umwana arimo arabwira, kubera ko uno mwana ni dayimoni. Baratwereka hakuno umwana bwatumva utegetswe kungeza ku ishuri, ntabwo ndi busohoke muri ino modoka. Shoferi nawe biramutungura cyane, ndetse muri ako kanya umwana aravuze ati noneho reka ndeke gukomeza kugorana, reka nemere nsohoke. Kubera iki Kipesile noneho asohotse? Ese yaba agiye kujya ku ishuri cyangwa ntabwo yaba agiye kujya ku ishuri? Yagize atya akingura umuryango, gusa shoferi nawe yumiwe. Umwana yamuzengereje kuva yamara kwinjira mu modoka kugeza na n'ubu ngubu. Kipesile yarasohotse ndetse asa nk'ugana ku ishuri, gusa yumva amagambo umushoferi arimo aravuga. Arangije ubite Kipesile agenda atanishyuye. Umushoferi aramubwira ati umva, nyishyura vuba shameza amafaranga yanjye, ntabwo ibyo ngibyo uri bubizane. Umwana yarahindukiye, amaze kuba yahindukira aramubwira ati ngo urimo kuvuza ngo iki? Njyewe nkwishyura kandi utangirije ku ishuri? Ntabwo ndi bukwishyure, barakubeshye. Umushoferi aratungurwa avuga ati kino cyana cyanyigizeho nkana umunsi wose. Ti umva, nimba unarwaye mu mutwe njye ibyo ntabwo wabinzanaho. Ti uranyishyura ayo mafaranga cyangwa umbwire ngiye nkwereka ukuntu uzambara. Nasohokamo hano nkagufunyafunya nkakwereka uburyo inamba zambara. Uzi ko nagukuramo n'izo nkweto ariko wowe ukina n'ubu buzima bw'ahangaha? Urabona nazindutse nje gukina nawe? Umwana aramwitegereza cyane, gusa urabona ko confidence afite atari confidence zo hakuno. Ndetse rukwereka umwana arambwira ati wowe nta kintu na kimwe wankora gishobora gutuma njyewe mwishyura, noneho ngubwize n'ukuri. Shoferi yararakaye ahita aza yihuta asatira n'umwana ambwira ati ariko ubundi ufite ikihe kibazo? Ndavuze ngo mereza se nyine. Umwana arambwira ati wowe ibyo ngibyo urimo urigirisha ntabwo wankanga. Shoferi ati urabona njyewe ubwanjye n'igihagararo cyanjye nakureka ukagenda utamaye amafaranga yanjye? Ati barakubishye, twavuye mu cyaro tuje gushaka ubuzima. Gusa uno mwana ntabwo ari umwana nyirizina, ahubwo ni dayimoni ryidende. Tugaruka hakuno, hari umugore bita Daniela ni umugore w'uriya mushoferi, ndetse dusize hariya hakuno tubonye ukuntu shoferi arimo aragerageza gutongana n'uriya mwana. Hano hari umugore bita Daniela urimo uratambuka ndetse arimo arerekeza ku mirimo nk'ibisanzwe. Ni umugore mwiza cyane, ni umugore ubona ko ari umugore uvuga uti umugabo wanjye yagiye guhaha ndetse ibintu bimeze neza. Barakwereka yageze hakuno umutwe uramurya.
abaye iki sasa rero? Umutwe waramuriye, umaze kuba wamurya atangira no kuzungerera. Sinzi nimba bifite aho bihuriye no kuba umugabo warimo aratongana n'iriya dayimoni, ndetse bakwereka umugore yatangiye kuribwa n'umutwe, kandi dusize uriya mwana bita Kipesile ndetse w'idayimoni arimo arashwana n'umugabo we kubera icyo uno mugore ari we n'umutwe. Mana nyagasani, urabona noneho atangiye kuzana amaraso mu mazuru. Ese byaba bifite aho bihuriye? Byaba bifite aho bihuriye no kuba Kipesile ari urimo urabikora? Kwereka umugore yariwe n'umutwe, ndetse ahangaha sinzi ko yaharokoka. Akwereka yatangiye kuzana amaraso mu mazuru, ndetse atangira kuribwa n'umutwe. Menya byose birimo birakorwa n'uwitwa Kipesile. Uriya mushoferi yambwiye ati ntabwo nakureka ngo ugende utamaye amafaranga yanjye, ndetse none dore ibibaye ku mugore we. Ese byaba bifite aho bihuriye n'uriya mwana? Byose nibyo tuzakomeza kugenda tubona. Gusa uno mugore bita Daniela yari yigiriye ku kazi nk'ibisanzwe. Ahangaha niho uhita ubona ko amadayimoni atari amadayimoni. Amaraso mu mazuru, umugore nawe yarumiwe aravuga ati ibi ni ibiki bimbayeho? Akangaka karagasobanuye keza bita Kipesile, ndetse munyemerere mumbwire nimba mukeneye igice cya kabiri kugira ngo nacyo tuze guhita tukibaheza vuba kandi twihuse. Kora kuri subscribe ubundi tubona n'ubutaha.